kagenda kamanura Joy nkamanura David nta nyungu irimo kamwikorera nk'amabuye katahira kiri ubundi ijambo agakiza abantu bararisuzumiye agakiza no gukira nyine ukirikiza ukira kimwe wari ufite kimwe wari wikoreye utari wakizwa nyine iyo ukijejwe rero ukinjira kwa Yesu byose bikuvaho byose birakurekura ishyari riragenda ubugome bukagenda ubujura bukagenda ubusambanyi bukagenda ikintu cyose kidatunganiye Imana kikabaza kikakuvaho muraza gushya mutoko wa mbere kandi umuntu yahiye agatoko mbere ntabwo aboneka kuko aba yamaze gushirira byarangiye murabe mwumva abakozi b'Imana asubwo nabi Imana ukabita b'Imana wowe ujya kuri kamera ukaza kwambura abakozi b'Imana usuze icyo ukora ngo uratwike umenyekane reka ngusuze kandi nguyikaze wowe uri hirya no hino mu gihugu nawe dukurikirana umunsi kundi ikindi kandi nimba utarakora subscribe ugeze kuri Kirana TV show bwa mbere kandi subscribe ubundi dukomeze tubane muri gahunda zose zitegurwa kuri Kirana TV show nge nk'ibisanzwe n'umubatiza tukaba dufite umutumirwa akaba n'umusangwa ariko nanone nyuma yuko mwumva iri jwi cyase iyi voice itangiza ikiganiro ngira ngo mwumvishije ko abantu bose uko biyoberanya bajya ku makamera bigisha ijambo ry'Imana babeshya biba tangiye gusohora baraza gushya batokombere wa mbere yagiye hanze n'abandi bari kugenda biyerekana Imana iri kugenda itwikurura bityo rero twatumiye umutumirwa kandi akaba n'umusangwa kuri Kirana TV show ni Joy Murenzi ni evangelist akaba n'umuntu tuziho cyane utanga impuguro ndetse n'impanuro ku bintu bitandukanye biba byagiye bica kuri social media hirya no hino noneho ngira ngo twamwakira ubundi akadupfundurira agaseke yaduteguriye kuri uyu munsi wa none hanyuma tugakomeza twibanira mu mwami wacu Yesu Kristo tuguhaye ikaze evangelist Joy wakomeza n'izindi gahunda. Haleluya igitondo cyiza kuri mwe mwese munkurikira aho uri yenda ni ninjoro twebwe aho turi mu gitondo ndabaramukije kandi mbifurije neza y'Imana kurirwana namwe cyangwa se kurarana namwe aho bigeze yenda ari ninjoro. Haleluya amazina yanjye ni Joy Murenzi akaba agiye mugiye kuganira muri ivugabutumwa ngiye kubagezaho rero mbere yuko tuvuga byinshi reka tubanze twiragize Imana kugira ngo Imana izibane natwe ijambo turi buvuge rimanuke rigire icyo rihindura rimanuke rihumurize rimanuke rikize ko ijambo ry'Imana iyo rimanutse rikora icyarizanye. Haleluya reka rero dusenge kugira ngo Imana ibane natwe muri kiganiro kandi mboneraho no gushimira Pastor Mubatiza kuba mwatwakiriye kuri mikoro zanyu kuri televiziyo yanyu ya Kirana TV show. Imana iguha umugisha mwinshi kuba watwizeye bari twe gushaka kugira ngo tukore kino kiganiro ariko nk'uko ubizi sinkunda kuvuga abantu sinkunda gusubiramo ibyo abantu bavuze ibyo ndi bukuhe n'ibyo ndi busubize ndibaza ko biri bukunyure kuko ushobora kutanyurwa n'ibyo ndi bukubwire. Rero reka dusenge Imana utangiye ikiganiro. Data mu izina rya Yesu nongeye gushima nongeye guhimbaza kuri Imana nziza nkuzamura ishimwe n'icyubahiro mukozi mwiza wakoze kuba turinze turabyutse biremera n'abadukurikirana no kubabyutse bikemera izina ryawe rikomeze guhimbazwa no guhabwa icyubahiro. Mwami mwiza ngiye gukora ikiganiro bane nanjye mwuka wera anganzeho kandi ijambo ryose ndi bufungure nkavuga mwami ari ijambo riguturutseho atabari iby'amarangamutima yanjye gusa mwami shimwa kirwa hejuru utegeka ganza ni mu izina ry'umwami w'abami senze nizeye amen. Ndabakunda bankurikira njya nkunda kubona harimo abankurikira kandi mukankunda n'ukuri nanjye ndashaka kubabwira ko mbakunda. Rero mureke turemere mwene data dukoreshe dukore subscribe dukande kunzogera kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho byoroshye kandi mujye mwandika comments aho twabafashije mujye mutubwira kandi naho tutabigenje neza mujye mutubwira kuko turi abantu dushobora gukosa. Reka rero dutangiye kino kiganiro kigamije iki? Ni cya kiganiro cyo guhugura ku bantu baba bagize ibyo batangariza kuri social media
ariko ari abakozi b'Imana. Haleluya. Si uko natwe wenda turi abere, ariko harimo ibintu tuba twabonye tugasanga birababaje, tugasanga birabangamira umuryango, tugasanga ni ibintu bibabaje nk'abakozi b'Imana. Rero ndumva nafashweho kugira ngo nk'uko umubatiza yashatse kuvuga kuri ikintu, ndi bukivugeho, yenda si ndi bukivugeho mu nzira nziza nk'uko wenda bamwe bari bubyifuze, ariko ndagira ngo uzanyumva akankurikirana uzakuremo ibigufasha, bitagufasha bireke, kandi uwo nabangamira wese mbaye mbiseguyeho. Gusa nigeze gukora ikiganiro kimwe ndi kumwe n'umukozi w'Imana David kuri Good Face, ndababwira ngo abantu bose bapiratira Imana, abantu bose bavuga babeshya Imana ngo yavuze, babeshya ngo bakajya gukora agatwiko kabo, ndababwira ngo Imana izabatwika. Ni nabyo mbona ngira ngo Imana yatangiye gukora, kuko iyo ugiye kureba ibintu birimo bivugwa birababaje. Reka ndatujye mu ijambo ry'Imana. Abundi abakozi b'Imana bakwiriye gukora iki? Sundi abakozi b'Imana ni abahe? Haleluya. Reka tujye muri Matayo. Reka yenda tubanze hejuru ngo Matayo, ni Matayo 5. Ahangaha ni umurongo wa 14 niho nshaka gusoma, ariko umutwe w'ijambo bavuga ngo Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Kuba umukene mu mutima ntabwo bivuze ngo urakennye nyagukena, oya. Hari ibintu bimwe ureka ukabikenaho, ukareka ibyubahiro, ukareka kwishyira hejuru. Umuntu yahangana nawe ukamwihorera. Haleluya. Ukemera ugakena, ukemera ukagaragara ko uri umukene mu magambo, uri umukene, mbega ukaba umukene wa Yesu. Haleluya. Kuba umukene wa Yesu rero ni ukora ibishimwa n'Imana, ni ukudahangana, ni haleluya. Ni ukuvuga ngo mfite ubushobozi bwo gusubiza naka nanjye yanyibasiye, ariko akambireki. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Niba ubabaye kubera naka yakubabaje, haleluya, mwihorere, uzahozwa n'Uwiteka Imana. Hahirwa abagwa neza, kuko aribo bazahabwa isi. Haleluya. Nugwa neza, umuntu yagutuka ukamwihorera. Yesu Kristo navuze ngo umuntu nakubita urushyi ujye uhindura n'ahandi bakubite. Haleluya. Buriya njya nkunda umukozi w'Imana Mutesi, rimwe na rimwe ibintu byose bakuvugaho nta kintu ujya witaho. Haleluya. Iki cyanditswe ngira ngo nicyo wagendeyeho, ahubwo urababarira, ukabagaburira, ukabambika, ugaceceka, ukabihorera. Yesu ashimwe cyane. Ubundi umukozi w'Imana niko yakagombye gukora ibintu bye. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Wowe ufite inzara, wowe ufite inyota yo gukiranuka, urahiriwe. Haleluya. Uri mu bahiriwe. Yesu ashimwe cyane. Kuko aribo bazahazwa, aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Niba ugira imbabazi, niba utita ku cyo kanaka yagukoreye ukamubabarira, nawe uzababarirwa. Haleluya. Uri mu bahiriwe. Yesu ashimwe cyane. Kandi ufuza ko nkurikira, nanjye nibwira twakagombye guharanira kuba muri aba bantu bahiriwe. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Wowe ufite umutima uboneye, utita kuri ibyo byose bikuzengurutse. Haleluya. Kabone n'ubwo wagutera amabuye, n'ubwo wagutera amacumu, ariko ukabyihorera. Yesu ashimwe cyane. Uri mu bahiriwe, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura. Hahirwa ukiranura. Wowe ubona naka mutera amabuye, wowe ubona naka mutuka, ukajya kubakiranura. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ahangaha tubwiye ngo hahirwa uwo kanaka azavuga nabi nawe akamuvuga nabi, oya. Yesu ashimwe cyane. Ibi bintu bigomba gucika. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Dukwiriye gukiranura bene data, dukwiriye kuva muri ibyo byo guhangana. Turi abakozi b'Imana fogotse. Haleluya. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka. Haleluya. Niba ukiranuka ugakora ibyiza ukarenganywa, Imana iragushyira mu bahiriwe, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Yesu ashimwe cyane. Ndakwifuriza kuba muri abahiriwe, ndakwifuriza kugerageza gukora
nk'uko ibyanditswe byatubwira kugira ngo dushobore kuba muri abo bantu bahiriwe. Haleluya. Reka tujye yenda mu cyanditswe cya 5:14 naho nashaka cyane nuko nabanje gusoma hejuru kugira ngo wowe nanjye tumenye icyo tugomba gukora. Haleluya. Wowe nanjye niba waratoranijwe, niba uri umukozi w'Imana, niba uri umuvugabutumwa, niba uri umupasiteri, hari ibintu utagomba gukora, hari umurongo utagomba kurenga, hari ibyo utagomba kwataka. Haleluya. Bigomba nubwo byakwataka, hari ibyo utagomba gusubiza. Yesu ashimwe cyane. Ikindi cya kabiri ne data, abakozi b'Imana, mureke tureke gukora ibintu gushimisha abadukurikira. Haleluya. Mureke tureke gukora ikintu, turakora ikintu kibemeze. Imana iyo amaze kuwemera kwemeza abantu. Haleluya. Ushobora kuba uvuga ibyo bashaka ko ushaka kuvuga, bagakora ibyo bashaka gukora, ariko wowe kora ibyo Imana ishaka ko ukora. Haleluya. Wikora ibyo abantu bashaka ko ukora, wivuga ibyo abantu bashaka ko bumva, vuga ibintu ushaka ko Imana ishaka ko abantu bumva. Yesu ashimwe cyane. Uzanyumva yenda ukumva ibyo mvuga bitakunejeje uzihangana. Yesu ashimwe cyane. Ariko igihe kirageze umenye abo muri bo. Niba uri umukozi w'Imana, hari umurongo utagomba kugenderamo, umurongo w'amatiku, umurongo w'amagambo, umurongo wo gusubizanya. Ibyo ntabwo ari ibyacu. Ibyacu ni ukuvuga ubutumwa bwiza, ibyacu ni uguhugurana, ibyacu ni ukuvuga icyo Imana ishaka ko tuvuga. Haleluya. Birababaje kandi biteye agahinda. Yesu ashimwe cyane. Bakozi b'Imana bagenzi banjye muri social media, mwaje mwenyine, ntabwo mwazanye abagore banyu, ntabwo mwazanye n'abana banyu, mwaje mwenyine. Haleluya. Ariko iyo babatatse, iteka bifata imiryango, bigasubiza umuryango hasi, bigasubiza umwana hasi. Ibintu bene data murimo gukora birabuza abana bacu kwiga neza, birabuza abadamu banyu kuba abadamu mu rugo neza, ndetse bamwe birazabuza abagabo babo kuba abagabo neza mu rugo, kuko hari ukuntu birimo bibamanura mu mwuka no mu mubiri, birimo birabamanura. Haleluya. Iki ni cyo gihe kugira ngo tuve mu bidatunganye, iki ni cyo gihe kugira ngo tumenye umurimo Imana yadushinze, nuko tugomba kuwukora, naho tugomba kuwukorera, n'ibyo tutagomba kuvuga, n'ibyo tugomba kuvuga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo we mukozi w'Imana nkurikira, sindi buvuga amazina abenshi, ibyo abo ndimo guhugura muri izi. Yesu ashimwe cyane. Matayo 5:14 avuga ngo muri umucyo w'isi. Wowe muvuga butumwa uri umucyo w'isi. Ni nayo mpamvu yavuze ijambo ry'Imana, abantu benshi bakomentinga, abantu benshi baba bakubonye. Social media yarabyoroheje. Ubundi twavugaga ubutumwa mu nsengero, harimo abantu bake, ariko usigaye uvuga ubutumwa bukagera ku isi yose. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu tubabarire. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, ntubasha kwihisha. Yesu ashimwe cyane. Uri umucyo w'isi wubatswe ku mpinga y'umusozi, isi yose izakubona, ibyo uzavuga bizumvwa, ntabwo ubasha kwihisha. Ijambo riguturukamo rishobora guhindura, rishobora no gusenya. Yesu ashimwe cyane. Twabonye abita abakozi b'Imana bakarabya abantu, ugasanga agiye ngo arakora deliverance, afasha abadamu, harimo arabakarabya ahantu ntavuze ngo Imana niko yamubwiye. Oya, God forbid, ibyo bintu ntabwo ari byo. Isi yose irimo irabona, abandi n'umwe za Satani. Yesu ashimwe cyane. Iyo wamaze kuva mu bushake bw'Imana, iyo wamaze gukora ibintu birenze, ushaka indamu zinda, ushaka kubaho, narababwiye ngo ijambo ry'Imana rivuga mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibintu byose muzabyongererwa. Amafaranga, uwo muceri, ikintu byose ushaka Yesu azakiguha. Imana irabifite byose, ariko kubera ko tutizera, kubera ko tudasenga, kubera ko haleluya, ntabwo dutumbira Yesu, turimo turareba abantu. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubwira ngo uri umucyo w'isi, umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi, kandi ntubasha kwihisha. Ibyo uzabona byose bizagaragarira isi. Ikindi nshaka kukubwira, kubera ko uri umucyo w'isi, kubera ko watoranyijwe, ikintu uzakora cyose kitari mu bushake bw'Imana, Imana izagutamaza, Imana izagushyira hanze, Imana izakugaragaza. Imana ntabwo ari murumuna wawe, si mukuru wawe, ntabwo ari so wanyu. Imana irihaje mu bumana bwayo, ni se umwami Yesu, ni umuremyi w'ijuru n'isi, kuriho twicaye. Haleluya. Ni Imana ikomeye rero, wizana mu bintu bitaza. Haleluya. Wivanga Imana mu bibazo ufite. Haleluya. Niba ari amafaranga ushaka, niba ari iby'isi ushaka,
pfukamusenge. Yesu Kristo arabifite, arabizana. Natanabikuzanira arafata umuntu ubifite abiterura bikuzanire. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu nitubabarire. Igihe kirageze ngo tuve mu bidatunganye, igihe kirageze ngo dusobanure. Niba twaratumwe, tumenye ko turi ku mpinga z'umusozi, tumenye ko turi imico y'isi, umucyo w'isi, umucyo wo kumurikira isi. Haleluya. Ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurika abari mu nzu bose, rikamurikira abari mu nzu bose, rikamurikira abari ku isi yose, rikamurikira abantu bose bazakumva. Haleluya. Ibikurimo ni umucyo. Iyo umaze kwambura abagore ukabasamariza kuri telefone, ntabwo uba ukiri umucyo. Haleluya. Ntabwo uba ukiri umucyo w'isi. Imana yacu nitubabarire. Ibi bintu dukwiriye kubivamo. Njya nkunda kubabwira ngo niba waraguye kugwa bibaho, uba uparitse Bibiliya ushyire hasi, ugende ukora ibyo ushaka byose, nurangiza ugaruke ukizwe, wongere uvuge ubutumwa. Kuko Imana yacu irababarira, Imana yacu n'urukundo, nta cyaha cyose itababarira. Ariko wivanga Yesu, umuvange n'ibyaha, umuvange n'ibintu bibi, nurangiza ubyarangura umukozi w'Imana. No way. Hari ibintu dukwiriye kureka kandi tukihanira kureka, tukihana burundu, tugakizwa neza. Imana yacu nitubabarire. Uzanyumva ntabwo nibo guciraho iteka, ahubwo ndababaye. Yesu ashimwe cyane. Iyi Imana twemeye murayizi cyangwa ntabwo muyizi? Ntabwo ari Imana yo guterana amagambo, ntabwo ari Imana yo gusambagiza abagore ku matelefoni, ntabwo ari Imana yo gukinisha. Ni Imana yaremye ijuru n'isi, ni Imana ishobora byose, ni Imana ivana ku cyavu ikicaranya n'ibikomangoma, ni Imana yagukuye hariya wari utagaragara ikagushyira ahagaragara, wamara kumenyekana ugatangira gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Mureke twihanire kureka, mureke twihanire duhindukire, tuve mu bidatunganye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 16 turavuga ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza. Umucyo barimo, ijambo Imana yabashyizemo, izo titire mugendana, uwo mucyo wanyu ugaragaririza. Haleluya. Ngo kugira ngo babone imirimo yanyu myiza. Ntabwo Imana ije kuvuga kugira ngo babone iyo mirimo yanyu mibi. Imirimo yanyu myiza, imbuto z'abihannye, imbuto z'abakozi b'Imana. Kuko n'ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo abo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ariko haravuze ngo kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Ndagira ngo mbabaze, ninde muntu uzakira agakiza abone ibyo mukora? Yesu ashimwe cyane. Ikindi cya kabiri, ntabwo dukwiriye guterana amagambo. Hejuru mwabibonye mu bahiri w'abariho. Haleluya. Hahirwa abakiranura, hahirwa abafite imitima iboneye, ko aribo bazabona Imana. Haleluya. Ndetse hahirwa abarenganyije gukiranuka, abarenganyijwe gukiranuka. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana ukaba wavuzwe ibintu bitaza, byihorera, Imana izakurenganura. Yesu ashimwe cyane. Bene data, mwabyumvise ngo mwumvise ko muri umucyo w'isi. Yesu ashimwe cyane. Iyo mumaze kuvanga muhinduka umwijima. Haleluya. Reka yenda ijambo ry'Imana ndirekera aha ngaho narindigereje, ndashaka kugira ngo tuganire. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubabwira ikintu kimwe. Ndashaka kubabwira umuntu udukurikira, ushaka gukizwa, ushaka iyo Mana ikora ibitangaza, koko murabona azakizwa? Murimo murasubiza abantu inyuma bakiriye Yesu? Urahamagara koko niba ari byo, sinzi niba ari byo, ariko ndashaka kubabaza. Ushobora guhamagara umugore w'umugabo aryamanye n'umugabo, ukavuga ngo ukamukoresha ibyangwa n'amaso y'Imana.
mu izina rya Yesu. Narabwiye ngo Yesu azabatwika mu izina rya Yesu, ngura arabona urubyaro mu izina rya Yesu. Ariko ndashaka no kwibwira abakristo badukurikira ko ufite ubwenge bwose, wowe iyo bakubwiye ibyo ngibyo wumva ari byo. Niba Imana yaraduhaye ubwenge, kuki tutabukoresha? Tugomba gukoresha ubwenge bw'Imana duhaye kandi tukabukoresha neza. Niba umukozi w'Imana ubona nk'umukozi w'Imana, wamwizeraga ko ari umukozi w'Imana, ukabona nakuganisha mu cyaha, hunga udapfa, hunga. Birababaje aho umukozi w'Imana avuga ngo apromising, agatanga, akabwira umukristo ngo tuzabana, umugore wanjye igihe kinini cyazaba yarapfuye. Murumva aho tugeze? Ni ukuri Imana itubabariye. Niba ari byo wabikoraga ubireke, kuko Imana iraza gutwika kandi Imana iraza kufatira ibyemezo bikakaye. Yesu ashimwe cyane. Reka ngaruka kuri bene data nabo yenda katuvuga ko ngo ibyo bintu byarabaye, muranabyumva, umuntu arabibabwira. Nabyo si byiza kugira ngo dushyirane hanze. Ushobora gutera intambwe mwene data ukamuhana, ariko mu bigaragara mwese muri mu gatebo kamwe, ko niba umwe yaratatse undi n'undi akataka undi, gusa ntabwo bikwiriye. Mureke tugaruke gufatira rwa Yesu Kristo, mureke twihane, mureke tubakoze Imana b'ukuri, mureke mumenye ko muri umunyu w'isi, mumenye ko muri mucyo w'isi, mumenye yuko ibyo mutanga bikiza benshi. Ariko turekera aho ngaho bene data. Iki nicyo gihe cyo guhinduka, iki nicyo gihe cyo Imana irababarira. Ushobora kwihana ugahindukira, Imana ikakubabarira. Wenda uri mu nzira zitanye wagaruka. Mboneraho no kubwira abashumba bamwe, nta kuntu waza muri social media ngo tubwire umuntu yari musaza wawe, yari mushiki wawe, ngo nurangiza kandi ugaruke umuta hanze. Ntabwo ari byo. Mureke twambikane, mureke tuve mu datunganye. Umenye ko uwo mumama wambura afite abana, umenye ko uwo mugabo wambura ubusa afite umugore n'abana, umenye ko ibyo bintu urimo kuvuga bizagira ingaruka ku miryango. Si byiza. Mureke dukizwe neza, mureke tuve mu bidatunganye, kandi iki nicyo gihe. Haleluya. Iki nicyo gihe bene data. Niba tuvuga ijambo ry'Imana, reka tuvuge ijambo ry'Imana ribohora. Nabasomeye ijambo hano, muri umucyo w'isi. Nabasomeye abahiri baba ari bo Yesu yavugaga. Niba tuvuga ijambo ry'Imana, tuvuga ijambo ariko dugamije kuzabona ijuru, reka turivuge kandi dukore ibishimwa n'Imana. Ibyanjye byari kugira ngo yenda mvuge ku byavuzweho ejo ku bakozi Imana batandukanye, bagenzi banjye. Bene data, tureke kwemeza abantu, ahubwo dukore ikintu cyemeza Imana ko turi abakozi bayo. Ariko ikintu cyo kwemeza abantu, reka uyu muvuge sobanura ibyo yavuze. Iki ntabwo ari igihe cyo kwisobanura bene data. Ni igihe cyo gukorera Imana kandi ukayikorera mu kuri no mu mwuka. Ni igihe cyo gukora ibyiza tuzi neza aho tugana. Yesu ashimwe cyane. Tukorera Imana dukeneye kuzabona ijuru. Ntabwo dukeneye Imana dukeneye kuzabona iby'isi, ariko nukorera Imana ushaka iby'isi uzabibona. Yesu ashimwe cyane. Ikindi ushaka kugira ngo wenda nunganire abantu, hari ibintu nagiye numva ngo agatwiko Pastor Mutesi aba yatwitse ibi, aba yavuze ngo bavuga ibi. Reka mbabwire bene data, niba uri umukozi w'Imana koko by'ukuri, arabizi Mutesi simuzi ariko ndamukunda, mbivuga kenshi, kuko nizera ko nubwo umuntu yaba yarakosheje aho yagaruka hose, Imana yamwakira. Kandi ni umukozi w'Imana mugenzi wacu. Ntabwo njya nkunda kubyitaho. Icyo nzi nuko ndeba imirimo umuntu akora, nkareba abantu benshi agarura kwa Yesu Kristo, nkareba abantu afasha bakabohoka. Ibindi private life y'umuntu si yanyinjiramo cyane. Haleluya. Ariko se nawe niba uzi private life yanjye cyangwa undi muntu, urayiduha ngo itumarire iki? Nkunda kubivuga nkabisubiramo. Mutuzana private life ya Mutesi, agiye gushaka gatatu, agiye gushaka kane, agiye. Ibyo bintu biramarira iki society nyarwanda? Mpora mbisubiramo, n'ubu reka mbisubiremo. Niki bimarira umunyarwanda uri mu byumve? Niki bimarira umunyarwanda wisonzeye? Niki bimarira umunyarwanda ufite ibibazo mu rugo rwe? Niki biramusanira urugo? Niki bimarira umuntu ufite umwana yirirwa asenga urumogi rwishe? Niki bimarira
umuntu udafite akazi urimo arira ashaka akazi kugira ngo atunge abana be niki? Ntabwo ari ijambo rihumuriza. Please mureke turekera. Nkora mbivuga kenshi, natanze urugero avuga ngo Umutesi abaye ari umwana wawe, uri pasiteri none ariko ntabwo uzi abakobwa babyaye cyangwa abahungu babyaye mu myaka izaza uko bizaba bimeze. Nabo bashobora kuzashaka cyangwa kane gatanu. Reka mbabwire bene data, ibyo tubibye nibyo dusarura. Izi nzangano tubiba tuzazisarurira mu bana bacu. Ibi ntabwo ari byo. Yesu ashimwe cyane. Niba Pastor Mutesi ashaka kurongorwa n'undi mugabo, biragufata biki? Ibyanditswe byanarabwiye ngo arabizi, azi ikibi, azi icyiza, arakuze, si uruhinja, ntabwo ari umutineje, ntabwo afite imyaka 15 cyangwa 16. Mubizanira abanyarwanda ngo bibamarire iki koko? Murambabarira agiye njya nkunda kugira ifuye ry'Imana nkavuga uko mbyumva, ariko murekeraho pe, murekeraho. Mutesi mureke, umukozi w'Imana, Imana iramuzi, Imana iramwishimira, niyo yamutumye iramutoranya mugira umupasiteri. Igihe izaba yumva yuko yatakiriye igihango yagiranye nayo, ifite uko izabigenza, ariko murekeraho ngaho n'ukuri. Si ugutekereza abana yabyaye, utekereza umuryango we, nyina se, utekereza abasaza, utekereza aho avuka. Please mureke turekera aho ngaho. Njya mbona yenda mutabibona, ariko jewe impamvu babivuga mba ntekereza imiryango yacu. Kandi mu bintu by'Imana yadutumye, ntabwo yadutumye kumanurana. Mu byanditswe byera ninashoboye gusoma, nta hantu harimo kumanurana. Haleluya. Narababwiye mbisubiramo, niba ubona hari umukozi w'Imana utagenza uko ubishaka, muhamagarira elders b'itorero bamwicaze bamubwire, muteze umwe yanga muteze babiri nyanga muteze batatu. Haleluya. Ibi bintu ntabwo ariko twarezwe. No mu Kinyarwanda tuve no mwiyobokamana, no mu Kinyarwanda ibi ntabwo ari byo. Isi igiye kurangira, imperuka yageze. Habona umupasiteri w'umugabo ataka mugenzi we w'umugabo, habona umupasiteri w'umugabo ataka umugore. Abagore tuziho ko turi inzabya zoroshye, tutagira n'imbaraga, ariko iyo umuntu w'umugabo ataka umuntu w'umugore ubona ko isi irangiye. Pasiteri kuri pasiteri, evangeliste kuri evangeliste, byibura umbwiye ngo ni umupagani uteye mu Kristo, yenda nabyemera. Cyangwa ukambwira ngo ni umuntu utazi Imana, azamukiye kundi uzi Imana. Ariko riyari igihe kirageze ngo muve mu bidatunganye. Narababwiye ndongeye mbisubiremo, Imana iraje ntizaceceka kandi izabatwika. Narababwiye ngo nibatwika muzatokombera, kandi iyo umuntu yatokombeye arabura burundu. Iki nicyo gihe bene data, mureke dusigasira agakiza Imana yaduhaye, mureke dusigasira ivugabutumwa Imana yaduhaye, mureke tuvuge ubutumwa two kuvuga amatiku, mureke tuvuge ubutumwa two kuvuga amagambo, mureke twamamaze ubutumwa bwiza ku isi. Haleluya. Nta muntu ndimo kumanura, ntago nta ndagira ngo munyumve mu rwego mbivugiramo. Yesu ashimwe cyane. Watumwe nande? Watumwe n'Imana. Wita umukozi w'Imana. Urimo kumanura nawe ni umukozi w'Imana. Ariko reka tubwizanye ukuri, muri abakozi w'Imana koko? Ninde mukozi w'Imana umanura undi? Nimwambikane. Mwambikane. Imana yadushyiriyeho ivugabutumwa online. Ushobora gutera kamera ukavuga ubutumwa bwiza. Njyewe nabahuguraga, ntacyo mpfa namwe, kandi ndabakunda. Hawe nashoboye kuvuga mu izina muri mwese, ariko muri izi. Haleluya. Mureke ibyo bintu mubivemo. Uwo mupasiteri usambanyiriza abandi kuri za audio, mugende mumwegere, mumwambike, mumubwira arekeraho. Yesu ashimwe cyane. Kandi iyo atari Imana n'ubundi bamugani ntabwo ari ukora ibyo ngibyo, ariko Imana yaretse ngo bikore. Ibiraba murabikora nkabihorera mukagira mu mwanya nawe namwe, ariko nzabishyira ahagaragara. Haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Nimwihane muhindukire, haracyariho ibyiringiro. Ibi byose munyuramo, mwaho mwayobe mwagaruka mugakorera Imana, haracyari ibyiringiro. Imana irabakunda, Imana ni urukundo, ariko murekeraho. Ikindi nababwira, katuvuge ku bakozi b'Imana b'abagabo. Burya nubona uri umugabo ukataka umukozi w'Imana w'umugore, uba wananiwe. Nta ubundi abagore ntabwo twatakwa n'abagabo. Oya, ntabwo ari byo. Mureke rwose uwo muco tureke. Ndabizi ko benshi baba bashaka views n'ibindi, ariko reka duhinduke kandi duhinduke rwose. Nakunze kubabwira ngo Bibiliya kuva mu itangira kujya mu byahishura ibintu byinshi dushobora kuvuga bigafasha abanyarwanda, bigafasha abatwumva, bigafasha isi. Haleluya. Ariko mureke turekeraho. Ibyanjye byari kugira ngo mbahugure, kubera bigana ejo byanyuzeho, ndabibona numva birababaje, kandi rwose mutesi mumurekeraho. Ntabwo ari umukozi w'abantu, ntabwo ahembwa n'abantu. Umukozi w'Imana ahembwa n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo Mana akorera iramuzi, iyo Mana akorera iramusobanukiwe. Nibona akosheje izamukosora, kandi Imana yaje gusorera gukosora koko, ukavugana nayo, kandi umukozi wayo avugana nayo. Yesu ashimwe cyane. Ni ikibazo kimufitanye nawe. Uyu munsi uraza uti musaza mushiki wanjye, ejo ukagaruka uti nje kumena umuceri. Iyo miceri muhora mumena, harimo abashaka kuyirya, mureke kuyimena. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mureke dukundane, mureke twambikane, mureke tuvuge ubutumwa, mureke tureke kuvuga iby'abandi badutumye, tuvuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bubohora, bukiza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka rero turekera ahangaha, ariko mbafitiye ijambo rimwe uvuga ngo Yesu ni umwami, Yesu ni byose. Iyo umufite nta kintu na kimwe wigera ukena. Niba ufite Yesu azaguha umuceri, ufite Yesu azakwambikira umugore ibitenge, ufite Yesu azakuyobora inzira yo gukiranuka, ufite Yesu uzakosa kubwire ngo wakosheje. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Waba umurikira ushaka kugira ngo yakire Yesu umwami umukiza w'ubugingo bwawe, pfukama muri salo yawe, usubiremo aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, unyandikure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu cy'ubugingo none iteka ryose. Kuva uyu munsi yakirijwe. Shalom shalom. Amahoro y'Imana kuganzeho, imbaraga z'Imana zikugote, ubwiza bw'Imana bukuzenguruke. Ndashobora no gusengera abarwayi muri aka kanya, Uwiteka Imana akuramburaho ikiganza gikiza. Shobora no nsengere n'abantu bankurikira muri aka kanya batameze neza, babuza ababo. Imana yacu igusange, iguhe izo mbaraga zo kwakira icyo kibazo, ikwambika imbaraga, ibane nawe. Haleluya. Uru ni rwo rugendo buri munsi tunyuramo, ariko ndagukomeje. Uwiteka Imana abane nawe, Uwiteka Imana agukomeze. Ushobora kuba urwaje umwana, ushobora kuba urwaje umugabo, ushobora kuba urwaje umugore, ushobora kuba umurwayi ufite ari muri critical condition, ariko Uwiteka Imana nabigeramo birahinduka bishya. Ikiganza cy'Imana gere kuri uwo murwayi, ikiganza cy'Imana kigere mu rugo rwawe, ikiganza cy'Imana gere kuri uwo mwana wawe urwaye, ikiganza cy'Imana gihindure. Haleluya. Gihindure ibintu byose bigaragara ko bidahinduka mu rugo rwawe. Shalom shalom. Amahoro y'Imana abane nawe. Data, mu izina rya Yesu nsengeye umuntu wese unkurikira, ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zimugote. Mwami, harunkurikira yabuze umubyeyi, yarunkurikira yabuze umuvandimwe, yarunkurikira arwaje, Mwami ari mu bitaro, harunkurikira atamerewe neza. Ndakwinginze wera wa Isirayeli, kugira ngo ikiganza cyawe kibimanukire, imbaraga zawe zibamanukire, umucyo wawe baganzeho. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze muri aka kanya, Mwami, kugira ngo ineza yawe ikomeze kubazenguruka. Shimwa shyirwa rutegeka ganza. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye. Amen. Amen.